Icyigisho cya kabiri. Iyihe nzira? Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Imbere yawe hari inzira ebyiri: inzira ngari yo kwimika inaringe n'inzira ifunganye yo kwitangaho igitambo. Mu nzira ngari ubasha kuyoborwa no kwikunda, ubwibone no gukunda isi. Abanyura mu nzira ifunganye basabwa kuzibukira ibibaremerera byose n'icyaha kibasha kubizingiraho vuba. None se ni iyihe nzira wahisemo? Mbese ijyana abantu ku rupfu cyangwa ibajyana mu bwiza no kudapfa? Nta kindi gihe gikomeye cyigeze kiba mu mateka y'isi yacu gihwanye n'iki gihe turimo. Inyungu zacu z'iteka ziri mu mazi abira. Ni ingenzi ko tugomba guhaguruka tukamenya niba guhamagarwa no gutoranywa kwacu bifitiwe icyizere. Tiduhangare kuba twazimiza inyungu z'iteka kubw'utuntu tw'ubusabusa. Tugomba kuba abanyamuhati. Icyo turi gukora ubu kigomba kuba inzira tuzakoreramo mu gihe kizaza. Byose ni ibibazo by'igihe kitarondoreka, kandi ntidushobora kuba imburamukoro, abanenganenzi batagira icyo bitaho. Ni nk'aho buri wese muri twe yakibajije ngo ubugingo bw'iteka kuri njye ni iki? Mbese ibirenge byacu biri mu nzira ijya mu ijuru, cyangwa biri mu nzira ngari ijyana abantu mu irimbukiro? Abagize intsinzi mu buzima bwa gikristo bazafata ibintu byose nk'igihombo bigereranijwe n'agaciro katagira akagero ko kumenya Kristo. Ababa muri Kristo gusa nibo bashobora kumenya ubuzima nyakuri icyo ari cyo. Italanto zabo z'icyitegererezo, ubutunzi n'ubushobozi babishyize ku gicaniro kwitanga, bashaka gusa kumenya no gusohoza ubushake bw'abapfiriye kubacungura. Bazi ko inzira basabwa kunyuramo igororotse kandi ifunganye, kandi ko bategererejwemo n'inkomyi n'ibishuko. Uko bazaba bahanganye n'ibishashagirana bibarehereza kunyura mu nzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Ariko bazabona ibirenge bya Kristo byababanjirije kuyinyuramo, maze bamaranire kugera aho dutanguranwa, ngo bahabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Bazahitamo inzira ifunganye iyobora abantu mu ijuru.